na Zarayoni Ubuyire ari bakinisha ba Vininho ni ba Vininho Zuberi Vininho umeze nk'umukinyi wa volley barani boreyo ikunda Zuberi akuriye nayo kurengurwa nagize umupira dakini Amavubi azaba byiza aracyari muto yariko aracyari muto azakina amaze nk'imyaka nk'itatu akina ariko biterwa n'igihe wagaragariye ukina nk'ubu bari umwana bita Salim Salim wa mugani Eritatu azicara ko amaze iminsi nawe sore cyaya oya agomba gutanga umwanya mukunda niko nabyemeza niko mbitekereza ubwo akabaho n'akazi k'umutoza nk'umuntu bafi ya equipe ibyo nyine niko mbanye no ko akataka rero akataka uwo bita Mensa Boateng Messi ntabwo ameze neza ntabeze neza yemo natangiye nabi nyuma yo kugira ari ibitego 17 umwaka ushize ubu ngubu kuva Mensa yaza mu Rwanda mu ikipe ya Mukura ni kuri yakina ni umuntu ashobora gutsinda igitego utatekerezaga ariko icyo ubona ko byarangiye ikigemo bafite ibitego 2 na assist gusa ikiza ngiye mukundira kuri equipe ya Mukura cyayifasha ni umuntu mu kibuga ntabwo wicara ntabwo ari umunebwe niba bamuguhaye nawe nyine uratanga gutaya nganza yahemberwa uko polisi ngo yendaga kumugora ngo mutuma abantu ngo bari gukina ari Hilali gacenga batatu ngo barayitera ayitera hakurya aravuga ati reka gumana ubona bani wabasezera rero mu Rwanda bagira ukuntu bafata umwanzuro ku muntu cyane direct ubundi hano mu Rwanda ibyemezo byinshi bituruka mu bihuha ubona barabona nta kirimo baba nta kirimo akababyemeye gutyo so iyo ni Mukura rero ku munsi w'ejo zabikira n'ikipe ya Rayon Sport ngira ngo mu kiganiro cyo ku munsi w'ejo nabwo tuzafata undi mwanya tuyiganireho cyane bukomeye ibiciro noti y'igihumbi asigaye nabonye ari igihumbi ariko abanyamahanga mujye mureba umunsi w'ejo bikaba 2 abanyamahanga mwagiye mureba umupira abanyamahanga babihagarariye kandi kugasoza ukuntu bagara kuri katunduzi kari hejuru reka mvuge kuri icyo kintu hari uturere tugira amahirwe cyangwa se abatuye mu turere bakagira amahirwe abandi baba bifuza bikabacanga nk'ubu ngubu ngiye ntababeshye ngiye nabonye ikipe ikina diviziyo iyo ariyo yose bwa mbere n'amaso yanjye 2018 oya yego ko ese umutara waga mu cyiciro cya kabiri ntabwo twari tubizi twebwe ari ahantu iwabo nk'aya mahirwe y'iki kibuga Muhanga ifite ufashe nk'ikibuga ukakizana nk'iwacu Kiramuruzi match niyo wayishyuza bitanga mu Kiramuruzi gute kandi match oya mbamuza ahantu nyine hari umwanya abona iyo bita uriya mujyi wacu w'Ikiramuruzi na Kiziguro ni umujyi urimo imijyi ibiri ihangana cyane ariko ikibuga katubemereye bagishyirikira mu radio kucyuvugira Kiziguro kandi umunyaki impamvu Ikiziguro ntabwo twapfa kubona ahantu nyine hari ikibuga kukanya kuko yusaba unatanga na ahantu nibagwa ati zana umwanya dukiremo ikibuga ndashaka ikibuga ari Kiramuruzi hafi hari kwayiga Kenya wakire stade none tutubwuti match ya makizaji bari 5 urera ko kandi umwana hari umuntu utarabona ikipe ikina icyo bita diviziyo umuntu wanga ikintu cyaka abajamberi bavuka n'iki byose nta cyerekezo iyo bagiye tugize amahirwe bakaza ari iwacu nta muntu uteka nta muntu uteka umuntu yirirwa ubunyobwa ubona Jabera asimbuka nawe ugasimbukana nawe ati igitego nawe ukinjira mu kibuga none Muhanga barabaha stade uziki Muhanga batekereza ko baka stade bakabana na match isoza fazare match remereye kuri rwego ya APR ya Rayon Sport na Mukura umuntu ukabona arimo kuri amasaha ya match arimo arakina damu ayo magambo uvuze kuri Muhanga nanda yavuga ni Bugesera urumva Bugesera naho ntabwo bakunda umupira bajye baza rwose mana yanjye kuko ikipe zo mu ntara ubona zifite abafana ni Rubavu ni Musanze Musanze niyo bakiye n'amagare ubona abafana baje bira n'umuco rero kandi ikibuga kuntu kimeze ariko ira stade match ikaberaho umuturage w'Imuhanga mu cya kabiri ugasanga arimo arakina damu ngo amutsinze Sandam kandi ngo ku kibuga ibintu birakomeye cyane bagerageze nabo urumva mu cya kabiri bari gukina damu ugasanga kubize Sandam abantu b'Imuhanga turabanenga cyane ntabwo bakunda umupira pe ku munsi w'ejo bakabaye niba banakina na stade erega n'uyu mukino n'akarere kabaga kugiramo uruhare bati twakira umukino ukomeye bakamureka tugiye mobilisation niyo foto ukazana mu foto n'umuzana n'ushinzwe PR mu karere abafata mu foto akayatwara ejo amafaranga zane bazayara yamaganya yarihuye yuko batakirere yo sport nibyo byiza biri Muhanga ku munsi w'ejo abacuruzi b'Imuhanga se nibazacuruza ejo ntabwo tuzajya muri stade tutariye Ferwafa nitageza gufata igikombe cy'amahoro we na finale twari Muhanga izakururwa niki
n'uwo mukino baje bagasaka kuko mukura na Leon equipe zahurira kuri finale yariyo yose ahangaha amanota ku karere match ya APR yanciye abagomba kuzamuka match ya APR n'amagaju erega wanahamamariza ibikorwa by'akarere n'abantu bikeza cyane rwose ushake gahunda ihari ubashyire mu kibuga ushaka unabishyire ku giti cyawe nturebe ukuntu uturere twinshi turi kubakirwa amasitade buriya muri Afurika y'Epfo ibyo bambwiye kuri Kaizer Chiefs ntabwo ikinira Johannesburg mu gihe imigira bidding abati turashaka match ya Kaizer Chiefs ize Dabani ize Polokwane n'andi hatandukanye urabona nk'aya masitade yose bari kubaka Gicumbi giye kuzura mu Kebera Gicumbi mbonye Sabia hageze baydo abantu b'Igicumbi amakamya aramenye mu myaka iri imbere uturere ubundi twakuriye gusaba bati muduhe finale y'igikombe cy'intwari kuko umunsi w'intwari wizihizwa mu turere dutandukanye bati muduhe finale ya Super Coupe muyizane hano bavuze ntiyakire Super Coupe n'andi hose n'igikombe cy'amahoro bagasaba ntabwo ari ngombwa imikino ibi Kigali gusa ntabwo rero ahubwo uzanye igitekerezo tuzajyana mu mwiherero wa Rwanda Premier ku cyumweru tuzajye tugitangemo icyo gitekerezo ahubwo umupira ntibazongere kuwashyira ku buntu bajye bawubidinga bawubidinga uze guma i Kigali cyane abantu bose batitabira umukino neze mukuru hari inyungu ifite zo gukinira i Muhanga ni nkuko yazi gukinira i Kigali n'ubundi ze kwasteri yabakuye i Huye ni nkuko yabajyana i Kigali ari nayo mpamvu abakunzi ba Rayon Sport badahugira muri iyo shusho nyine kubanga ikipe imeze nabi n'ubundi mukura nayo ntago iri mu rugo nayo iri hanze kandi hari n'abakunzi ba Rayon Sport baba bari za Muhanga babifuza kubona uwo bitasumana amaso ku maso bwa mbere umuntu bakwiye kujya bagafata igari y'agatsimbura hakiri kare akaza kuri stade akareba wa mbere aranditse ati Muhanga ntimudutemereye itaka amatike twamaze kuyagura ntabwo bazabatsinda na Sandame wanyirije Diane ati Muhanga rwose ntimudutemereye itaka itike stade rizaba yuzuye hahandi uvuga uti amafoto katabeshya ko kari keza azaba yayiteretseho ifoto ubwo amatike tito tunabibabwira arakoze cyane umuvandimwe kugeza uyu munsi cyari 3,000 n'ibihumbi 10 muri genere 1,000 mu mpande z'icyubahiro 3 muri VIP 10,000 ariko ejo arazamuka ni mu mucaca hakurya hariya ni 2 mu mpande z'icyubahiro 5 VIP 20. uyu numwe mu mikino ikomeye ariko ihenda akanyenyeri rero akanyenyeri 939 akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 1 urwego tayari uhita ugeraho reka mabwire uburyo iyi match bayegeranye abantu ntarwo bazaba baje kureba match itaryoshye izaba iryoshye cyane Rayon Sport na Mukura mu mikino 5 iheruka Mukura yabatsinze 2 Reba batsinda 2 banganya nabikubwiye ni match zazifunga zigakina Rayon Sport iheruka gutsinda Mukura cya gitego kimwe ku busare mu gikombe cy'amahoro nacyo kitavugaho urumwe nacyo kitabaho Rayon Sport icyo gihe yarangije na Mukura match ya mbere ibanza hanyuma match Mukura yari yeretse kurasa Rayon Sport kimwe ku busa Mukura yari yeretse nanone kongera Rayon iyo yarayitambitse ibindi 2 kuri kimwe aho nihuye urumva hanyuma Rayon Sport iheruka gutsinda Mukura muri 2024 mu kwezi kwa 3 muri champion ako desijasiyo abasifuzi ntibarasohoka ubwo nejo mu gitondo bagomba kuzana ba mpuzamahanga urumva equipe ya Rayon Sport ifite umujinya cyane urumva imyaka yakomeza ikiyongera mu tudatsinze Mukura ku munsi w'ejo byaba byiyongereye kuva 2024 ntibazi kubatsinda muri champion urumva biba bikomeye